Guys, muze dutekane ibirimo imiteja, karoti, inyanya n'inyanya. birimo na karoti. Nkuko mubibona nyine nafashe inyanya na karoti ndabikata, ntangira kubikata, ndi gukata imiteja, gukasa imiteja, guys, hari abantu nyine bagirisha imiteja intoki, kandi iyo ukoresheje icyuma nibwo bigira vuba vuba, ukayivunisha intoki, ukayitotoza intoki, biriya bintu biragora, kandi iyo ukoresheje icyuma bihita bigira vuba vuba. Urabona ko byari biri kugira vuba vuba, ndi kubikora nyine, urabona ko nari ndi kugira vuba vuba. Ahangaha nari nangiye gukata karoti rero, urabona karoti zo gushyira mu birayi ntabwo ugira dutoya cyane, kandi nta nubwo wagira binini cyane. Hano nakase karoti, nashyizemo nanjye nakoresheje karoti 3, byewe byaterwa nyine n'abantu ugiye gutekera uko bangana, ugakoresha karoti nyine bitewe n'izo ukunda. Izi biryo ndabiratuye byari biryoshye pe, ndabiratuye byari biryoshye. Mureke tubitekane nyine mukomeze murebe. Ahangaha nahise nkata n'agapavuro kugira ngo kaze guhumura neza. Imvange irimo pavuro iraryoha pe, imvange irimo pavuro iraryoha cyane. Ahangaha hari karoti nibagiwe, nayo nahise nyifata, mpita nyikata nayo, ndayikata. Ibintu byo gukata gutya karoti, Chef Arsene niwe nabyigiyeho. Niwe nabyigiyeho ibintu byo gukata, ariko naritemye, nitemye nk'inshuro nyinshi. Ahangaha nayo ngiye gukata inyanya. Njyewe iyo ngiye guteka imvange, ibirungo byose mbikatira hamwe nkabivanga, nkaza kubishyiriramo rimwe, kugira ngo nyine bitaza gushya mbere y'ibirayi. Ahangaha nyine nakomeje gukata inyanya nazo nakoresheje 3, nakoresheje karoti 3, nkoresha n'inyanya 3. Guys, ndabasaba ko mwankora subscribe pe, mwihangane munshyigikira nanjye namwe nimukora content nzajya mbikira, ariko nanjye munshyigikire. Dore nari ndi kubereka hano ukuntu nabikase, kubona ko byasaga neza. Rero nahise nongera ndeka telefone kubera nari ndi kwifasha, bita mfata isahani mu byombo, mbishyiraho. Nabiteranyirije hamwe, ndabivanga nyine, nabivanze.
kubera ko iyo ubivanze nyine nabibasobanuriye ko iyo ubivanze bituma nyine bishya neza, atari kwa kundi. Ahangaha nari nangiye gukata ibirayi rero, ahangaha nari nangiye gukata ibirayi biringaniye. Urumva ibirayi ugiye gushyiramo karoti n'imiteja, ntabwo wabiteka ari binini. Ikirayi nagikatagamo nka 3 cyangwa 4. urabona ko byari bimeze neza. Ahangaha nari ndi kubereka nyine ukuntu nari ndi gukata ibirayi, bya birungo byanjye. Ibirayi dore ngibi aho byari biri mu isafuriya, isorori. Ahangaha noneho nyine nari nkomeje gukata ibirayi, kubera ko telefone nari nayirambitse hasi, nakase mbona bitangiye kunyingereza, mpita mbigabanyaho. Nahise mbigabanyaho noneho nkatira imbere, guys, ndabasabye munshyigikire munkorere subscribe guys, ndabibasabye. Nzajya mbagezaho utuntu twinshi mu buzima busanzwe. Ubundi nkora inkweto, abantu baba bashaka kugura inkweto za sandali, amacongo y'amakorano nyine amwe twikorera yakoreshejwe intoki, waza ukagura nyine. Tuba dufite amasandali meza y'abana, y'abantu bakuru, tuba dufitemo amasandali meza n'ay'abagabo aba arimo. Ntabwo haba harimo amasandali y'abakobwa gusa, haba harimo n'ay'abagabo n'ay'abana batoya. Guys, hano nari nkomeje gukata ibirayi rero, hano nari ndangije gukata ibirayi. Ubwo nyine nari ndi kubiyora, sibavuga ni ukubiyora, nari ndi kubiyora ndimo ndabisubiza muri ya safuriya, kugira ngo aho nakoreye basiga hameze neza. Ahangaha rero nagiye kureba isafuriya birancanga. Ahangaha imbabura yari yafashwe, bari bayincaniye, mpita nerekaho isafuriya, urabibona nyine. Nanze guteka kuri gaze kubera ko ku manywa ntabwo nkoresha gaze. Gaze yarahenze, ku manywa nkoresha imbabura. Ahangaha bya birungo nabisohoye nyine, ni bya birungo biri ku isahane, ibi ni bya birayi. Ahangaha mu isafuriya nashyizemo amavuta, mpita mfata ibirungo nshyiramo. Amavuta yari amaze gushya, mpita nshyiramo amavuta. Ahangaha nafashe akamamiyo rero ndashyiramo. Ahangaha napfundikiye kugira ngo bibanze bifate akuka. Urabona inyanya zari zimaze gushya, icyo mba nshaka ni uko inyanya zishya. Ahangaha inyanya zari zimaze gushya, namwe murabibona nyine ko inyanya zari zimaze gushya. Nahise njyanyagizamo akunyu rero. Akunyu iyo umunyu wishyizemo mbere, aba ari kenshi nyine bishya ahandi utazagira ikibazo cy'umunyu. Umunyu uba wahiye, amavuta aba yahiye. Ubundi mujye mukaranga ibintu mbere,
mujya muteka imvange pana kwa kundi uvuga ngo urabikaranga bihiye. Iyo bikaranze bihiye biriya bintu bituma rwose ibiryo bizamo amavuta menshi, ariko gutya biba byabize niyo amavuta menshi yazamo aba yahiye, ntabwo aba ameze nk'amwe uba wakaranze nyuma. Urabona nyine nakomeje ndavanga, inyanya nabonaga zihiye ndapfundikira, njya gushaka agasarisa rero nahise nkazana nshyiramo agasarisa. Agasarisa nasigaje hari hasigayemo igice, nkashyiramo kose. Umva nakoresheje igice cya salisa, nkoresha n'inyanya 3 kandi byasaga neza pe. Ahangaha nyine ubwo nateretse telefone ku idirishya kugira ngo mbone uko nshyiramo ibindi. Nari ndi gushyiramo amagi, urabona nashyizemo n'akamagi kamwe. Nashyizemo n'akamagi kamwe nyine kugira ngo bize kuryoha. Ahangaha rero nahise nsukamo ibirayi mpita mvanga, nasutsemo ibirayi mpita mvanga, ndavanga nyine kugira ngo bifate ya salisa, bifate inyanya. Nabivanze nakomeje ndabivanga bihindura isura pe, mbona ko bihinduye isura. Urakomeza ukavanga bigahindura isura. Hari n'igihe biba ngombwa gupfundikiraho gatoya nyine ukagira. Nahise mfata amazi ashyushye rero, abantu bakaranga ibirayi nabwo bagahita bashyiramo amazi akonje, ntabwo ari byo, bihita bisubira inyuma. Nahise mfata amazi yabize yashyushye aba ariyo nkoresha. Urabona ukuntu byari bimeze neza. Ahangaha byari kubona ukuntu byasaga neza, nahise mpfundikira rero. Ahangaha ndategereza ko bishya, akavura kari kanaguye, dore